ubwato bundi bwari ubwa sekuru wa marishari. Bwari ubwa sekuru wa marishari. Uretse duhagarare ayo ni amateka. Uvuga ngo bwari ubwa sekuru. Bwakozwe muri 89. Ariko urabona ko babusubije ubushyashya bukora kandi kazi, abantu baraza bakicaramo bagafata agacupa bashakuriramo udufi, inkoko, tuntu nk'utwo ngutwo. Niho cyane hano hatereye ivi ntago bajya baguhakanira. Gutera ivi hano nta mukobwa ushaka guhakanira. Iki kintu uvuze mu bintu byose wansobanuriye ndacyemeye 120% kubera ko dore ahantu hagenewe guterera ivi ritererwa hano rero. Hano niho baterera ivi. Jerry gahunda ni hano. Sinzi ugiye gutera ivi hagati yanjye na Jerry. None iyo hari buriya bwato VIP, iyo barangije gutera ivi binjirira hano. Niyo yazakwereka amashusho. Ye narinzi kari nk'ahantu umusinzi ya amashusho menshi atandukanye ko mwaje umunsi ntabwo ari umunsi wo gutera ivi. Make shoboka. Angahe? Amafaranga 2000 winjira hano ugahakorera icyo ushaka. Internet y'ubuntu, umwarimu kwigisha koga. Manze ndebe buretse we umugongo we. Seri nkuriramo mbanze ndebe ko mbona iwacu mu Bushenge sha. Umuntu wese hari n'imodoka yaje bikorana. Ari dore ndakora hehe iki ngiki nagitwara nkakigeze iki ujyaho rwose. Iki ngiki kujyana Rubavu ni sahib. Marishari warakoze. Marishari wakoze ikintu gikomeye cyane kubera ko njye naje Rusizi ariko ntago nashoboraga gusubira i Kigali, ntaje hano kuri kwa Marishari kubera ko ibi ni ibintu nari kuba nkoze ikosa. Nta yindi ndirimbo ibiri Rusizi ahantu hose abantu baba bicaye bameze neza baba bavuga ati tuzajya kuri Marishari Nkombo Beach rya. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya 1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza meza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza. Biti biryoheye amaso. Indabyo nziza bishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwe imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umarutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda ni uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Yes, rikazere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira umunsi ku munsi, ababana natwe mu rugendo rwacu rwa buri munsi kati mu Kivu hagati twerekeza mu kirwa cyo ku Nkombo. Nitwa Gakire Samu, ndi kumwe na Jerry kuri kamera. Twibereye mu mazi twerekeje ku Nkombo, tumanukanye na Marshal Real Estate, tumanukanye na Nkombo FC ndetse tumanukanye na Marshal Nkombo Beach. Turi muri gahunda yo kwereka abantu ahantu ho gusura heza. Visit Rwanda, visit Nyamasheke, visit Rusizi, especially visit Nkombo. Twerekeje ku Nkombo tugiye gusura Marshal Nkombo Beach. Na ahantu heza cyane,
ndakubwiza ukuri ko umuntu tugiye kujyana uraza kumenya byinshi cyane mu rugendo twerekezayo. Ubwo uraza kumenya byinshi, urasobanukirwa serivisi batanga. Ni ahantu heza cyane ho gusohokera, ni ahantu heza cyane ho kujyana n'umukunzi wawe. Ntuze gucikwa n'iki kiganiro cyangwa se ntuze gucikwa n'iyi video, kuko turi kumwe kandi ntabwo uza kugira irungu, urasobanukirwa byinshi cyane. Yego, tugeze kuri Marshal Nkombo Beach. Hano niho tugeze mu kirwa cya Nkombo, bagiye kudutembereza. Uraza kumenya byinshi cyane ibikorwa bikorerwa hano. Twahereye hakurya turi kwambuka, mwabonye ubwato bwatuzanye, ni bumwe mu mato menshi hano bafite, bagiye guheraho badusobanura, kuko nibyo bintu tugiye guheraho. Tugiye guhera ku buryo abantu b'abakerarugendo cyangwa se abantu bashobora gusura Marshal Nkombo Beach bashobora kugera hano bavuye hakurya ukoresheje ubu bwato bwa Zodiac cyangwa se small boat. Ushobora kugera hano iminota mike, ariko si bo bwonyine bafite, kuko bafite amata ngahe. Ubwo nibyo ugiye kudusobanura. Dufite amato atandukanye. Dufite amato akozwe mu mbaho, dufite amato ya plastike, dufite amato n'ubundi ya plastike ajyamo umwuka. Dufite ubwato bunini bushobora gukora imirimo y'akabari. Dufite n'ubwato bwihuta cyane, uretse ko hari ubwato ngo umuntu ukoresha iminota mike bujya nk'irubavu, bukoresha isaha n'iminota mikeya bugiye Rubavu. Bumwe mu bwato ngo bwatwaye akayabo, bwatwaye akayabo cyane. Buriya bwato burahenze, burahenze cyane. Ubu bwasubiye, babujyanye mu ruganda kujya gushyiramo tekinoloji ituma bushobora kureba mu mazi hasi. Niyo mpamvu mutabusanze hano, ariko mu minsi mike buzaba bwagarutse hano mu kazi. Ikibazo cyo kugera hano cyo murumva ko cyakemutse, ni ikoranabuhanga. N'ubwato bwe butandukanye burahari, ubwagutembereza mu kiyaga cya Kivu aho ushaka kujya hose burahari. Tukigera hano urabona ko hari umucanga nyine, ubwo niyo mpamvu bahita kuri beach. Hano waza kuharira ayawe. Tugiye kugenda tuganira dusobanurire, kuko wamaze kuduha karibu. Twegereye hano, tugiye kugenda hano. Urabona ko hano ariho hari karibu inanasobanura byinshi mu bintu bikorerwa hano Marshal Nkombo Beach. Mu bintu bya mbere bihakorerwa igaragara ni Nkombo Culture Village. Gira ngo nabona ibijyanye. Ahangaha dufite itorero rikorera hano ribyina, barasama. Hano dusobanura amateka ya Nkombo, dusobanura umuco wa Nkombo. Ariko ntago nava hano gusama, barakubyinira gusamira rwose. Nyanya bundi ndashaka boat ride. Hano dutanga iminyenga, tugurisha iminyenga kuba bishaka. Tukorohereza abagera hano dukoresheje umunyenga. N'ubundi umunyenga nk'uyu muduhaye twawishyura ngahe? Nk'uyu munyenga ari uburyo bwo kuborohereza mu kugera hano. Buriya bwato bwishyura amafaranga 5,000. Yego. Kuza kubareba ku Busekanka, no kubazana no kuza kubasubizayo. N'ubu twaye kongera kugaruka twishyuza inoti ya 5. Noneho rero hari ubundi bwato bunini dusize hakurya mu kigo kindi kiri ku Busekanka, twara abantu 25 30 gutyo, bwishyura amafaranga 10,000. Ku buryo abantu bashobora kujyamo bakagenda binywera akantu bameze neza cyane. Yego, twagiye bar resto. Birahari hano, birahari rwose, urabireba hano. Cyo kunywa byose birahari. Accommodation, amacumbi arahari. Dufite amacumbi ya gakondo, umwihariko hano ku Nkombo. Noneho ikintu kintangaje hano muri Marshal Nkombo Beach, mw'abantu uzi ko burya nta nubwo abantu baba babeshya ngo batembereye. Noneho umuzaza yaraje yubakira mu biti hariya. Mwabonye igikoresho mfite do jari, banze ukireho mbere yo kujya ahandi hose, mbanze nkwereke ukuntu hano ushobora no kureba mwari hakurya. Buriya mba ndi kubona duyi ukuntu mu misozi. Hano ni fresh cyane, hano ni fresh. Ikibazo nuko ndaza kureba ibintu mu kanya, ariko reka dukomeze dusobanure amacumbi yo hose.
hose ndabatembereza hose turahagera ubwo turacyari kubanza gusobanukirwa amacumbi ya gakondo rwose arahari Yego. umwihariko hano ku Nkombo mbonyemo n'uburyo bwo guterera imisozi uyu musozi uyu musozi niwo bita umusozi wa Nyabintare uyu nguyu urawugenda uyu uzamutse uyu musozi ni ukuvuga ngo nimba urwaye amavunane ahita akira uhinguka ku utarakira uhinguka ku musozi wa Ganja aho ureba hari antene hariya hejuru kandi iyo uri hariya hejuru kuri antene uba ureba ibirunga byose byo hariya mu majyaruguru n'iburengerazuba bw'amajyaruguru hose uba uhareba uba ureba hakurya muri Kongo hashoboka hose no mu Rwanda n'ahandi hose abasha kugaragara hose ubuhabona turi kubona na fishing ubwo turacyari hano ubu ngubu ushatse kuza ushatse kuroba iyo ushatse kuroba turakujyana tukagutembereza hari ahantu haba habugenewe ho kuroba tukakujyanayo ukaroba dore hari amata asanzwe ya gakondo dore tugushyiramo tukagenda turobesha imiseke turobesha za file n'ibyo ngibyo tukabona camp tented ni kwa kunda abantu baza bagakampika bakaba bara dufite umwihariko wacu ubu ngubu ushobora gukambika ushobora kuza hano ukazenguruka Nkombo yose wibera mu ihema ukazenguruka ukagera hirya ugakambika ugakora ibyo ukora nimba ari gufata ku gacupa ugafata ku gacupa nimba ari ako kurya ukarya tukacumba ubugari bw'abashyana ubugari bw'abashyana ahantu wabona muri iki gihugu ni hakeye ni ubugari butandukanye n'ubundi bugari indyo nyine ya kirobye ibihari tukazenguruka Nkombo yose tukayiheruka tugenda dukambika icyo turakigira nta nabandi bakigira inama mu ntara y'Iburengerazuba noneho rero iyi agrotour hano ushaka kwiga ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi uraza tukakwereka dufite ingurube dufite inka dufite inkoko dufite icyo bita dendo dufite icyo bita amabata jo bita udukanga tugira iki kindi harya dufite intama za kizungu tugira ihene za kizungu tugira n'iza kinyarwanda hano tugira n'ibyo bita amapondo urayazi ndetse biba mu mazi biriya nabyo rero tujya tubyorora kandi biranaribwa biraribwa rwose hano wasanga murya n'ibiceri oya ntaya amapondo birazwi hano n'indyo hano ku Nkombo tukagira nature walk urabona izi ndabo zose ziri hano indabo imikindo ibiki hano harimo ibiti bivura harimo ibiti bikurura impumuro hari ibiti no mu gituma abakiriya baza hano ibi biti nabyo birimo harimo ibiti biba bigene ibi byose iyo uje tugusobanurira igiti gukindi tukagusobanurira icyo umumaro wacyo tugagusobanurira icyo uburyo kibaho tugusobanurira amoko yabyo nicyo birimo hariya noneho ikindi kintu rero kiri hariya bita swimming ndakubwiye ubu ni ukuvuga ngo hano hari abantu benshi baza hano batinya nkanjye no koga amazi yo mu ibase hari umuntu uza hano ari gukurubana atinya amazi no gukandagira mu bwato udashobora kujyamo ariko icyo nkubwiye cyo ava hano azi koga kuko hano dufite maître nageur uzi kwigisha koga cyane umuntu uvuye iyo ageze hano ava hano atinyutse amazi burundu okay Jerry aranyerekera hano abantu bubwato ari ikindi dore urabona bretse njyewe ndajya turazenguruka ubwo njyewe ndajya ngenda ngusobanuza hano kuri ubu bwato bukorerwa mu iki ubwato rero twebwe ibikoresho dukoresha hano hari igihe bitaba gishoboye gukora imirimo byakoraga ariko iyo bidashobora gukora umurimo byakoraga bikora indi mirimo ubwato urabona ubu ngubu bumeze nka mizi ubwato bwarashaje bwakoze imyaka hafi 30 ubu dore bwaje kuruhukira hano ariko mu kuruhukira hano kwabwo bufite amateka bukora kandi kazi ushaka kugicara muri kunywa agacupa umuntu ashaka kugicara muri kunywa agacupa ubu bwato bundi bwari ubwa sekuru wa marishari bwari ubwa sekuru wa marishari uretse duhagarare ayo ni amateka uruvuga ngo bwari ubwa sekuru bwakozwe muri 89
ariko urabona ko babusubije ubushyashya bukora kandi kazi, abantu baraza bakicaramo bagafata agacupa basha kuriramo udufi, inkoko, tuntu nk'utwo ngutwo. Twegere hariya rero, twegere hariya, hari ahantu hano hari tapi mu nkingurire hano. Ubundi kugira ngo umuntu hajye bisaba iki? Bisaba visa ko mbona mwahafunze. Hano kugira ngo ujyemo hano. Hano. Umukobwa arakingura ufite itike. Itike banditse amafaranga 5,000. Kugira ngo umuntu yinjiremo hano. Kugira ngo winjire hano. Uranyinjizamo ntacyo. Biradusobanurira abantu. Hano hakorerwa iki rero? Hano wishyura tike y'5,000 ukahajya tugende agace k'abanyacyubahiro. Iyi ni VIP. VIP. Iyo winjiye hano uba winjiye muri VIP. Ni ukuvuga ngo hano abantu bashobora kuza kwicara bakanywera iyo wicaye agacupa ka hano kamanuka neza mu muhogo ubyumva. Uko urabona iyo uri hano unywa agacupa wirebera amazi. No kuvuga ngo muvoma zose ziturutse ziva i Bukavu, z'Igigoma, ziva Rusizi, zijya Rubavu, Karongi, ziba zinyura hano. Oya hano kutazi koga ntago bivuze ko yakanyweye ntiyamanuka. Kare ntago byakunda. Yewe uriya inyamazi urajya unsobanurira cyane ko ntinyamazi. Hano hari agakontwari keza. Wow, banaharebera imipira. Hano harebera imipira. Ubu nuko ubundi muri weekend niwo dukunda kwinstara hano cyane. Cyako bakiri gukoreshwa cyangwa iyo hari gahunda z'abantu. Ubundi hano icyo hazwiho cyane hano. Hano hatereye ivi ntago bajya baguhakanira. Guterera ivi hano? Nta mukobwa ushaka guhakanira. Iki kintu uvuze mu bintu byose wansobanuriye. Ndacyemeye 120% kubera ko dore ahantu hagenewe guterera ivi ritererwa hano reba. Hano niho baterera ivi. Jerry gahunda ni hano. Sinzi ugiye gutera ivi hagati yanjye na Jerry. None iyo hari buriya bwato VIP, iyo barangije gutera ivi binjirira hano. Niyo yaza kubereka amashusho. Narinzi ko ari nk'ahantu umusinzi yawe. Amashusho menshi atandukanye ko mwaje umunsi ntabwo ari umunsi wo gutera ivi. Umunsi ni kuwa kane. Hari amashusho hari turajya tuyanyuza mu kiganiro. Ubu turaganira turajya tubibereka kuko twanze kuba twaza hano ngo tugaragazemo abakiriya. Niyo mpamvu tuhaje ubu kubera ko hari igihe umuntu aza hano aje kuruhuka ariko bitewe n'ibyo akora adashaka kujya kuri izi mbuga zacu. Tuba tugomba rero kuhaza kugira ngo dusobanurire abantu uburyo hameze, ariko n'ubundi ni ahantu n'ujyamo ruguru nuko tutari gushaka kubishyiramo. Hari abantu bake bagiye bahari bari kurugira ako banywa. Turacyari gutembera tuvuye muri VIP. Siniyibyo gusa n'abashingirwa gusaba no gukwabibira hano. Umukwe n'umugeni umwanya wabo bari uyu nguyu. Abatumirwa dutera amatente hano. Dufite amatente meza cyane. Noneho rero duhagarare hano. Iyi ntuza ni ndende cyane. Aha hantu hari icyo twavuga ngo ni kanegere haruguru kugira ngo tuze kuganira. Gera hano tuganire neza usobanura abantu. Turi hano iyi mitaka hano rero. Iyi mitaka abantu bari hano ku mazi. Ushobora kwicara hariya ukigira kuri internet, icara mari ukegamira. Abari n'akazuba umutaka urawuzamura. Uzi ko kubera ko twe twitwa urugendo ngwino tugende. Twe twitwa urugendo buriya aho duhagaze. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo dukora tuba tubyangije. Nimba twe hano yinjiye hano ikintu bita internet n'ubuntu. Hano hari wifi cyane rwose n'ubuntu rwose. Ubu twinjiye he? Twinjiye hano. Kwinjira hano rero nabo bisaba hano dusaba amafaranga make shoboka. Angahe? Amafaranga 2,000 winjira hano ugahakorera icyo ushaka. Internet y'ubuntu. Umwarimu kwigisha koga manze ndebe buretse we umugongo we
ye Sheri nkuriramo mbanze ndebe ko mbona iwacu mu Bushenge sha sha mbonye ahantu twari dutuye hakuru ubu ni ukuvuga ngo umusore n'umukobwa basohotse bari kuganira ku bintu kuba bicaye nta kundi rwose iyo bashatse no kujya kuri interineti aba ari ubuntu. noneho rero urumva iyi mitaka irahari ni myinshi kugera iriya hirya ariko tukiri hano iki ni igiki ni jisite iyi ni moto twita moto yo ku mazi. Iyo se winjiyemo hano mu mucanga ubu byose ubyemerewe kubikoresha ibikoresho byose birimo hano ku note ya 2. nukuvuga ngo kuri ibyo 2 harimo package yuko umuntu uba wemerewe gukoresha ibintu byose birimo hano gusa byose urabikoresha. Gende uyu munsi turagenda koko uransobanurira amatsiko yose ku buryo nsubira i Kigali yashize. Amatsiko yose arashira. Dore bya bimoto shanja mbona mu mafilimi. Iki munaki ubuse nje ntazi gutwara nakijyaho. Cyane iki kiratwara. Kiroroha ku muntu wese. Hari n'imodoka yaje bikorana. Ari dore haruguru hariya. Dakora hiye. Iki nagitwara nka kigeze Rubavu. Iki ujyaho rwose. Iki kujya Rubavu ni sahibi. Marishari warakoze. Marishari wakoze ikintu gikomeye cyane kubera ko nje naje Rusizi ariko ntago nashoboraga gusubira i Kigali ntaje hano kuri kwa Marishari kubera ko ibi ni ibintu nari kuba nkozi kosa nta yindi ndirimbo ibi iri Rusizi ahantu hose abantu baba bicaye bameze neza bavuga ati tuzajya kuri Marishari Nkombo beach rya akose gakora iki akantu kajya ku mazi gutya ubushobora kuryamaho ushobora kwicaraho ushobora kuhagarara bakagufotora ukahagarara urahagarara neza bakagufotora ukari yarabugenye n'ubugenge aka kantu rwose ubwo wasanga birango gusanga ariko Yesu yari ahagaze yego mbonye ikindi kintu cyiza hano mbonye ikintu bita beach volley. Wow. Urakina rwose volley. Noneho urabizi yo nk'umuntu yasohokanye n'umukunzi we. Umwe akajya hari undi akajya hano bagajya bakina volley. Iyo foto. Foto bari nziza cyane. Mwarigelele. Nyazi michi. Komere bwenene. Iyi ni beach volley. Utu ni utuzu n'ubundi abantu baba bicayemo bingaro uko byacu byo ni ibya gakondo umwe ari kwano ku nkoko niyo mpamvu ubona gasakaje ibyatsi gakozwe n'intebe urabona ko ari ariko hano hantu nijoro hashobora kuba haba haryoshye kuko ndi kubona hafite amatara adasanzwe cyane hano hantu basa neza nijoro niyo umuntu ahageze ntamenya ko bwije. Noneho rero dore ikindi kintu tugiye kureba iyi ni iki iyo ni imodoka hano ku mucanga igenda hano itwara bande iyi ngiyi ishaka kuba uri umunyantege cyangwa umaze gusoma ku gacupa ushaka kwigira muri shambure ushiramo ukazamuka umuhanda maka no muri shambure imbere cyane rwose nta ibyo kuvuga ngo umuntu yahaza agacupa ngo baramurandata hoya ibi bintu mbizi muri ibi bintu ndabizi abantu bajya babireba bajya batembera i Kigali muri Kigali Convention Center haba tumodoka tutwara abantu tubageza ku modoka zabo abantu baratuzi none Marishari kuri Marishari Nkombo beach naho baravuze ati ntabwo dushobora kubaho tutari gukora iki tutari gukora ubu iragenda okay twagiye ubu tugiye kuryama tugiye kureba ibyumba uzi kwitwara Ingi ntabwo ikoreshwa essence ikoresha mazutu ikoresha benzine ingi dore ikoresha technology ya battery n'amashanyarazi tungamo kamera
simbona ifite neza kuko ngo umuntu waza agacupa yicayemo hano nta bindi bindi byose urabona ko ari kwa gasa iragera nta kibazo twegere haruguru turebe jeri abadufata ni ikigo kinini cyane Marshal Nkombo Beach ni ikigo kinini hano tugeze ni hejuru ahantu iyo hari uba witegeye ikiyaga cya Kivu hasi naho twahereye tuzamuka hari ku mucanga hari ibikorwa bigiye bitandukanye hano turi ni hejuru niho hari amacumbi n'ibindi bikorwa duhereye hano hari amacumbi hano hari amacumbi hasi ni chambre hejuru ya ni bariko iriya bariko ikoreshwa yubatswe duteganya ko umuntu urimo hano muri chambre ashobora gushaka kuba yareba ibikorwa biri kubera hano kuri beach akaba yazamuka akajya hariya hejuru cyangwa se hakaba hari umuntu waje kuba hano mu mashambure ariko akenera gutumira nk'abantu bashobora kuza kuganira cyangwa gukora inama cyangwa se amahugurwa y'abantu bake batarenze nka 30-20 gutyo bakaba bashobora gutegura hejuru ko bariho bakorera yanazanye n'umukunzi we bakicara hariya bagakina amakarita da nuko nkuko nicyo bahakoreye gutyo yego reka noneho amashambure hanagira ibyiciro hano amashambure afite ibyiciro umuntu ashobora kuvuga ati ibiciro subu none ibintu biba biri muri made in Rwanda abantu benshi baba bazi ko biba bizimbye mugani w'abantu z'abarundi ntago bihenze ugereranyije n'ahandi bakora bafite amacumbi nk'ayacu kuko hari ahandi ibyiciro bingahe wenda ntago turi bujye dufite ibyiciro bigera muri 3 dufite icyiciro cy'abakerarugendo baba baturutse hanze akenshi bakunda gukoresha ari amashambure y'ibyatsi biba bya gakondo niyo bakunda gukoresha ariko hari n'umunyarwanda nawe uba umeze neza nawe wayo nawe umeze nawe tumubarira muri abo ngabo kuko nanjye nk'ubu tukagira n'izindi ziciriritse z'ibihumbi 50 mu gihe ziriya ubu ngubu turasa nayo kiri promotion ni iry'itanu ariko mu gihe ushaka gusanga i Musanze haba harimo iki muri chambre muri chambre harimo igitanda gifite metero 2 kuri 2 hakaba harimo douche na toilette akabiro network nayo birimo ibyo agenewe byose breakfast bayigenewe byose biba birimo mu gihe zira chambre za Musanze usanga ziri mu madolari 2,000 cyangwa 1,500 urumva ko mwabisize kuri promotion yego wenda turarebamo nk'imwe twereka abantu sample y'uburyo zimeze hano izi nyoni nizo mworoye se izi nyoni nika tuzikurura izi nazo zirarebwa ni zimwe muri produit tugira hano ntabwo boroshye izi ntugire ngo zizanye ahangaha none se ndi kubonamo ibintu bimeze nk'ibiraro hano muhakorera ubworozi nta gutyo ubona iyi ni agrotour aha hazamo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mworoye ibiki mu hano dufite amatungo atandukanye dufite ingurube dufite inka dufite intama dufite ibiguruka harimo amadendo inkoko zisanzwe amabata nta nzoka zirimo inzoka zo ntabwo twemerewe kuzorora ubu tugiye twakora none nyine tworoye n'izi nyoni ureba harimo ndabona hashobora kuba harimo n'uburyo bw'imbuto nabyo turabiteganya dushaka kuzahinga urutoki ikawa ariko ndabona kugira ngo kereka nimba arayimejeje izo ni imbuto zisanzwe zo zizajya zikoreshwa mu bantu baba badusuye hano yego reka tugere hirya twereka abantu chambre sample ya chambre hano uburyo ibimeze ubundi tubashimire cyane ariko by'umwihariko ndashimira CEO cyangwa se umuyobozi wa Marshal Nkombo Beach ariwe bwana Marshal warakoze reka tujye tugushimira kuko burya iyo umuntu akiriho nibwo aba agomba kushimirwa ko uyu mugabo yahaye abantu akazi urebye abajene bari hano byonyine nge nabonye ukabona bo twasize hakurya iriya bose bari kuvuga ngo bakorera Marshal ubwo singiye mu bindi bikorwa bye ndimo nivugira ibya hano ku Nkombo ho nasuye ariko mu byukuri
God bless you bro. muri Rusizi honyine ufite abakozi 42. None habo n'abakozi bahoraho abanyabiraka. Abanyabiraka bo baza biterwa n'akazi gahari. Hari igihe dukoresha n'abagera mu 100 b'ibiraka. Aho ni Rusizi. Ubwo nituzi Kigali mu Bugesera, tukajya na Rubavu, Bujumbura, Amsterdam. aho ngaho ubwo turimo tuvuga ku bijyanye na Marshall Real Estate, ariko ubwo nituza kwinjira kuri Nkombo FC. Nkombo FC ni ikipe nziza cyane nayo iri kugaragura amakipe mu minsi za irabiri mu cyiciro cyambere. Ibyo ndabyizeye cyane kuko abantu bajya bakurikira imikino yayo inyura hano ku rugendo. Abantu bakunda akabenzi rero nabo hari ya Rusizi dufite busheri yo mu rwego rwo hejuru ikoresha ikoranabuhanga, amamashini abaga atunganya inyama agira gute. Bavuga ngo ukeneye akabenzi gasa neza nta handi no kujya muri hariya muri Marshall niyo Benz company.